bya Yesu uvuga ngo amen. Oya pastor buretse sha. Oya baduke amen. Ndi kukwigisha gutya. Oya ureka nkubwire sha. Umva maze ngufasha. Umva gatoya. Tega amatwi. Pastor urabizi ko mukunda nkuba. Ndabizi ko nkumva nyine umva icyo ushaka kuvuga. Ndabizi ko ibintu by'abagabo binkuye mu bwonko. Nishakira amafaranga iby'abagabo narabibonye narakunze. Ndakunda ariko aho byangejeje yo nari mpfuye. Ntabwo naguseka Muyango, hari igihe ikintu kikwikubaho cyane ukageraho ukaba degute. Ariko nukubona umuntu agenda sha nukuri nari mpfuye nukuri reka mubwire umuntu Muyango w'umusazi bakabona umugabo witonda. Muyango yarananiranye yananiye umugabo yakoze ibi akosha uwababwira uwabereka agahinda uwabereka kandi uwo mugabo aje hano sha nta kibi yavuga. Izahabu iyo imaze kunyura mu muriro irahenda. Yama Yes. Yesu uvuge ariko zahabu ihemera. So ariko none ahangaha ntabwo akeneye umugabo akeneye gukira. Ariko ntibibujije ko Imana ibimubwira. Reka nabimubwire niba kubwira ngo Imana ngiye kubwira umugabo byemere kuko muri future umaze gukira umutima muri future yawe uzamubona umaze kumera neza. Haleluya. Kuko Imana nayo ntabwo ari umusazi kugira iguha umugabo nona kuko irabizi ko utabishobora, ariko irakubwira ati mwana wanjye nzongera nkubakire neza muri future, sibyo? So ntukabyamagane, ngaho akira umugabo mu izina rya Yesu uvuga ngo amen. Oya pastor buretse sha. Oya baduke amen. Ndi kukwigisha gutya. Oya ureka nkubwire sha. Umva maze ngufasha. Umva gatoya. Tega amatwi. Pastor urabizi ko mukunda nkuba. Ndabizi ko nkumva nyine umva icyo ushaka kuvuga. Ndabizi ko ibintu by'abagabo binkuye mu bwonko. Nyine baza ubyumve nyine. None ahantu ukeneye umugabo, sibyo? None ukeneye healing. Ukeneye gukira, sibyo? Ni ukuri mwiseka muri comment. So byibuka igihe tuba turi kuvuga ibya gereza twicaye muri office. Yego. Aha. So bivuga ngo numara gukira mu mutima, sibyo? Imana izakubakira kuko uracyari mutoya. Ariko nonaha Imana iguhe kashi. Ahubwo ibyo ngibyo amena. Urwaye n'umwana wanjye bita Gloria. Mfite undi mwana muri Canada urwaye cyane nkawe. Nishakira amafaranga iby'abagabo narabibonye narakunze. Ndakunda ariko aho byangejeje yo nari mpfuye. Ntabwo naguseka Muyango, hari igihe ikintu kikwikubaho cyane ukageraho ukaba degute. Umva kuntu Aline ambwiye nkubwire Muya, sibyo? Umva kuntu Aline ambwiye. Arambwiye ati ngo siko bizahora. Njyewe reka mbabwire wenda hano hariho abantu bake. Hari abantu bake ntabwo ari babandi bagenda birukankana ibintu. Ariko ni ukubona umuntu agenda sha ni ukuri nari mpfuye. Ni ukuri reka mbabwire umuntu Muyango w'umusazi bakabona umugabo witonda. Muyango yarananiranye yananiye umugabo yakoze ibi akosha uwababwira uwabereka agahinda uwabereka kandi uwo mugabo aje hano sha nta kibi yavuga. Gusa iyi si ko narwambaye ko abantu bantaramye ko bamvuze sha. Ntabwo byari ngombwa kuko ngiye nkunda kwigumanira ibintu byanjye. Muyango w'ikirara, Muyango wananiranye, Muyango yambaye ibi, Muyango yagiye aha, Muyango yakoze ibi. Ariko sha reka nicecekere umugani.
Muyango kereka batakuzi reka niba nkubwire wakujajinga Imana turakuzi izandwanirira tuzi umutima wawe mwiza tuzi uko uteye niyo mpamvu akujajinga nta ntubwirwe kintu na kimwe uretse gusa amahoro nigeze kureba mu mutima ariko Imana yamaye gusa neza impa gutunga umwana wanjye impa guhagarara ku rugo rwanjye impa amafaranga ni ukuri anyways yo I thank God. hari nta mvura idahita bizagenda neza uzi ikintu kimwe muya ibuka ijambo nakubwiye uva muri office kutuva mu rusengero urabyumva Aline yambwiye ngo Aline Gahunga yarambwiye ati nkubwire ngo suko bizahora Amen. it's out for me reka ndeko nitaba kuri call Akimana irankunda ni ukuri abantu bari hano kuri live ni ukuri umuntu azajya yumva agiye kwiheba basi ajya aza kuri page yanjye andebe byo nyine nubwo yareba ifoto yongera asubire mu kazi yongera asubire mu bintu ayo n'abantu bababaye nkumva se naguhumuriza umva hanga mfite wanjye akubwire dada wewe allo shalom muya uyu bamwita Aline Gahunga ari n'inshuti wanjye mukuru cyane twaguye rimwe urumva tuhagurukira rimwe umviriza ari ikintu agufite ashaka kukubwira uri kumwumva Muyango wacu isashimwe Yesa ndazwe sheri rero reka nkubwize ukuri ni ukuri reka kandi ubyumve nk'ibintu nyine ntabwo mubwira amakuru ndakubwira ibyo munsi urabizi nta joro ridacya nta mvura idahita sibyo ubu n'umuhungu wawe ufite na kare nakuvugaga ahantu nagiye muri bijuteri bari kuvuga kuri umukiriya ndavuga nti ikintu kinezeza no kumubona n'umuhungu we sibyo n'ubu kandyamye inyuma reka nkubwire uwo nguwo fete niho kugira ngo Miguel aze nuko niyo yari misiyo yawe iyo misiyo yawe sasa yageze yarangiye urabyumva uwo nguwo akagera ku isi focus on your mission ese sheri ntabwo nyibuka mu myaka yanjye ingana n'iyawe nataranzwe gake ntabwo narataranzwe ngewe nahaboneyemo n'urupfu rw'umwana ariko ndacyahagaze sheri ntabwo nkubeshya ni ukuri kwihoraho uzajya ubibona biguhindukira indirimbo cyangwa biguhindukire ibitabo uzandika izahabu iyo imaze kunyura mu muriro irahenda sibyo ntiwambara gold too expensive that's who you are so rero ndakumva ibyo uri gucamo kandi wakoze kubyemera abantu bishwa nuko batemera ibyo bari gucamo ariko mpagaze uyu munsi shingiye ku bintu Imana inkoreye shingiye nyuma y'imiraba yose shingiye ku kagambane kose kambaye singuwo Prophet Hakim aba bakagambane gusara twarasaze tugerayo nari mfite imyaka nk'iyawe ariko sheri uyu munsi nta bintu biri mu kanwa kanjye no mu mutima wanjye nko kuvuga Imana ibyo rero humura uyu munsi birashyushye ariko icyo nkwifuzaho ni kimwe n'abantu usanze kuri uyu musozi w'amasengesho reka mwite umusozi w'amasengesho wasanga twaraye ijoro ku bwawe ikintu twese tukwifuzaho ni uko inyenyeri yawe itazima n'iyo ijoro rije inyenyeri irakomeza ikaka sheri inyenyeri nta yindi ni wowe amen amuye ukomeze ube mwiza ukomeze uri kunyumva ashobora kuba yagiye ari kukumva ariko ameze nk'afashije umwana ngira abo bantu bareke kuguhamagara nari ngiye kwiryamira uretse urukundo ngukunda ngewe nta nubwo njya kuri TikTok franchement nakurikiye Prophet ariko sinjya hose sinzi uburyo bazamuka nanjye naje kubera mama Lily. God bless you Lily. sibyo sheri rero Muyango ongera ube mwiza njya kukubwira akantu kamwe kambayeho sibyo sinavuzwe ariko bya bindi byose byiswe ko ari ibyo navuzwe uyu munsi Yesu yabihinduye ibi positive kuri njyewe
yego mfuzwa ibizi ko ushobora kubura akazi ariko ibyo byose nibyo byampaye stage mpagararaho kugeza uyu munsi. Noneho icyo nshaka kugusaba focus on you. Kandi reka nkubwire nta kintu usaba Imana ngo ukibure. Kandi muri aka gahinda kawe, umva agahinda kawe dushobora kugafata nk'amakuru. Icyo nicyo kintu nshaka kukubwira. Agahinda kawe bamwe bashobora kugafata nka content, ariko shiri agahinda kawe gafate nk'ibitabo uzandika. Ni ukuri tuzongere duhure ikindi gihe nk'iki, wadutumiye mu giterane cyawe cyo kuvuga ngo nimuze murebe Imana yanjye. Nicyo nkwifuriza. Nubwo isi yakuvugiriza induru, hari abantu bakigusengera, hari abantu Imana yicaje kugira ngo bagire gute bagoye this time. Kandi urabizi ko ngukunda, ntabwo ngukunda on social media. I love you from day one. Duhurira munsi ya stade niho natangiye kugukunda. So rero darling, you are not alone. Gusa ufunga amatwi yo mu isi, ufungura umutima wawe ku Mana, wasamisha akanwa kawe Imana yize yigire gute ikubwire. Kuko iyo umuntu arwaye aratangira kuvuga ngo ibirenge birandya, umugongo urandya, ibigize gutya, abandi bakabigira inkuru. Rero sheri, I cover you in the name of Jesus, ngucovarinze muri blood of Jesus. This is your night. Ikindi gihe nk'iki tuzongera guhurira, niba ari kuri live wenda I don't know, aho ushaka hose. Set your standard darling. Uvuga uti ngewe igitabo cyanjye kizagira lancement wenda Brussels, kizagira lancement wenda USA, kizagira lancement wenda Paris. Birashoboka, njye ubikubwira byaranshobokeye. Ushobora kubaza prophet ngwino hanga nkubwire kumemeza. Amen. Urumva? So I love you. God bless you. Nibwo ngubwo wenda niba ndacyari mu Rwanda gatoya, ubwo nubona umwanya let's go for coffee. I love you. God bless you. Ndakwandikira sufite nimero ye. Yego afite indi ya kabiri yitaba. I will give it to you. Sibyo? Akubwiye amateka aho twatambutse, utwaseka tugapfa. Ari kuri live hanga nuko atazi kuzamuka. Tuzabona na let's go for coffee. Imana iguhe umugisha sheri wanjye, urakoze cyane. Reka mwereke muya, uyu bamwita Diane, uyu nguyu bamwita Vava Diane. Vava Diane nawe ni umukobwa. Vava afungura mikro yawe. Ndashaka kumunkomereza nawe. Vava, uyu ni kopine wa Yamano. Wa Yamano ni umukobwa wanjye uyu nguyu. Vava, Yesu ashimwe. Umeze neza? Meze neza. Waretse pasiteri wawe? Oya, ntabwo nakuretse, kandi ubona ndi kugukurikirana ndiyiba nkacaho nkareba uko bimeze nkakomeza. Iri wawe Yamano ari Ari mu rugo. Namubonye ahangaha mu kanya, ari ahangaha, umubwira azamuke muhamagara. Nguyu. Mubwira Amubona niba ariho arahanga muzamure. Uyu ni wa mukobwa mwiza. Uyu ni umwana wacu. Yo ndagusuhuje Vava. Yamano ngwino gatoya tumubwire. Vava, nahamagaye Yamano, sibyo? Sinari muzi, sense ko ari we, sense ko mukundana, sibyo? Noneho ndamwandikira ndamubwira ngo hari ibyo Imana imbwiye kuri we. Urabyumva? Yego. We niba yaragize ko ndi umupasiteri wa fake, kutamubwiye ko ngewe ndi pasiteri wawe. Ubwo ntabwo yabimbajije, ariko yambaza nabi kumusobanurira. Namubwiye ko agiye guhura n'ibintu bikomeye. Yamano wambara ukazamuka, please bofre, njye ndi pasiteri wa umudamu wawe. Uramukunda? Daye? Uramukunda? Pastor, none se reka nkubaze. Waretse kubijya deep cyane, kubona nyine hano ni kuri social media. Ibyo nta muntu ujya kubifata. Nubwo ndarara ababloga. Nta kibazo nyine kuba mukunda cyangwa se bahari, nizere ko ntabahari. Ntababloga Ka rubanda. N'izina rya Yesu mubwira ndabatwikiza amaraso ya Kristo Yesu. Wese yakubifata bite bishya. Aya ntabwo wabifata komsa. Da gusa Imana igukomeze, sibyo?
yego igukomeze mafi. Nabuze umwanya, nabonye message yawe, nabuze umwanya, ariko I will call you. okay Uribuka uza mu rusengero wambaye imyenda y'umukara, yego nkubwira ko ugiye guhura n'ibintu bikugoye, yego ariko Imana izahagararana nawe nyuma y'ibyo bihe. yego Ndatangaza mu izina rya Yesu, nyuma y'ibi bihe byose by'amarira n'agahinda, Imana yongera iguha umugisha. amen Niba wumva ko bamuyangwa Imana yabakomeje, nawe gukomeze ku bw'izina rya Yesu. amen Ikomeze umutima wawe, ikomeze ubugingo bwawe, wongere usubire ku wa muco wo gusenga, sibyo? yego Wongere usubire mu ya Zaburi 35 twasomaga, ubwire ngo Mana undwanire n'ababisha banjye. amen Imana izakurwanirira n'ibikurwanya, Imana izakurwanira n'ibigukubita hasi. Urumva ko umuyango hanga akubwira ngo yifujije kuba yasara, ariko Imana ibana nawe. Nawe turategetse mu izina rya Yesu, ubwiza bw'Imana bukubeho, buzamura icyubahiro kikubeho, ineza y'Imana ikubeho, imbaraga z'Imana zikubeho, gukingurirwa kwa Data kukubeho, amen sibyo? I receive it amen Gusa nuko ugiye kwimuka, ugiye kwimuka uve aho ngaho, ugiye kuza muri iki gihugu, amen sibyo? Ugiye kwimuka uze muri iki gihugu, kandi that is a promise I told you. amen Gusa ndumva aya masaha Muya, Oui. uyu mwana wanjye naramubwiye ngo akore protokole mu rusengero, urabyumva? Mm. Ahagarare ku muryango ajya kora protokole. Yabikoze rimwe, twakoraga ikintu cyitwa Future Me. Ntabwo biba byoroshye pastor. ntabwo abizi Ni ukuri. Njyewe I'll always be honest. You know me. Bisaba imbaraga, bisaba ni byiza pe ku bantu babikora, so good, ariko ntabwo byoroshye. Ngaho babwire ngo Imana ibahe umugisha. Hari umuntu umbwiye ngo ushiraho ngo agafoto kawe hejuru ngo akurebe. Ndamubwira ati Yewe. ntabwo. Ariko nta kibazo nanagashiraho. Gashiraho kugira ngo akubone de. Kandebe ko Muyango kuki washyizeho ka Jerry koko bisobanuye iki? Ndabizi. nibyo mba nashaka kwishyiriraho, nibyo biba byamaye amahoro. Ngaho share ifoto. Kandebe ko Ariko Mana urakoze cyane kubwo kurinda abana bawe. Hari igihe duca, reka mbabwire, nta kintu twakora cyatuma abana cyangwa se ibiturwanya bidukubita hasi, uretse Imana yo mu ijuru turwanirira. Gatoto, karame papa nawe uri aha ngaha, uba kuri TikTok? yego mbaho Mama Muya, uyu mwana bita Gatoto ndashiraho guta ifoto. Pardon gato. bakubwire, ngaho riri pupe akubwire nabikora. Lili, uragenda hariya ugakora kuri kariya kantu. Nanjye TikTok kuko ndi mushyashya. Ntacyo. Okay, Ariko ntabwo. uzi yuko ugenda kuri ugakanda aho ngaho. Mama Biju akubwire, Mama Lili Biju mubwire, please. Reka zimamye, reka mu diakone yanjye azanga mubwire, diakonesi mubwire. Uraklika kuri iyo muze yawe aho ngaho yarinde, urafungura nk'ufunguye nk'ugiye gufungura video, hanyuma uklikeho urabona akantu k'icyatsi. Icyatsi ntabwo nkabona. Klika kuri muze yawe, kuri profile yawe ufungure, nuze yika urabona Hano hari akantu ka video. kuri video nk'ucana video. Nayicanye. Nta tuntu ubona akantu k'icyatsi n'akantu kariho akantu kamanitse mu kuboko Kaga fresh hasi. kuta fresh kare uklikeho
hanyuma urahita ujya ahantu ushobora kubona amafoto Murenge nkanjye urabibona. ushobora kumva mari lipupu bikunze reba baranyigishije nkanga n'ubundi. reba urabona hariho akantu k'umusaraba, Mm. hariho aka kazi ka mbere kariho umusaraba, uhita ugakirikaho ugahita ushakisha amafoto ari muri telefone yawe ugashyiraho. Okay. wabibonye? Yego nabibonye. ngaho ushiraho sasa ngo bakubone Shyiraho uhite wandika, ushyira kuri enregistre wandike Aho jisite hasi bihita bijya. turebe Bisa n'ibiki nashizemo. uribeshaho gutyo oya reba ahantu handitse green kanda aho ngaho hari video ugakuraho akantu gakansorenze n'ubundi video wayishyizeho. Reba rero ahantu hari ntuze ya background ya green uyikande ushyiremo ifoto ucuzinga ifoto. Okay. Ucuzinga ifoto. wavuga ko wabigezeho Ugiye gutya hanyuma tujya Nshaka ifoto. muri telefone yawe Ucuzinga ifoto ushaka. shaka ifoto reka ubona kamuzamure bakurebe babandi bashaka kureba wenda gatoya ese bamuhamagara aragaruka. Ndi gushaka ifoto. mwamubonye mu minsi oya ntabwo ari iwe, oya ntabwo ari iwe. muya n'urwo washize utari ni wowe muya Nde? Ni njyewe. none se nubwo wabaye mwiza mana Erega pastor nuko umuntu aba yifite ibibazo ariko ubundi Imana iradutwikira ikagusiga ikagutotobeka. uracyafite ya foto twisize amarangi Iyi ndayifite. Icyo atabishyizeho. rata twishire iyo gihe twisize amarangi byose ako dia wajireka gutyo ba Waza ko njye nta gafoto wansigiye. ndayifite imwe Dufite amafoto menshi yo muri campaign. muri campaign dufite amafoto menshi guys twisize amarangi njya mfite video yawe ndi kuguhanurira gusa Pastor, hanurira n'abantu bo muri comment dore baba babuze ukuntu bazamuka like abangaba bamuhanurira uzi kugira ibintu wambwiye byambayeho pe direct nta gihe kinini cyaciye. yo dore umuntu wanditse ngo ubu koko na Muyanga afite ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru. Yo this ako pastor bwira abantu hano babwira amagambo y'ihumure. Uzi ukuntu hano abantu baba bafite ibibazo ni ukuri hari igihe umuntu abyuka akavuga ngo mana buracya koko bugacya bwamara gucya umuntu akica avuga se kuko ubu burira koko wa mana we noneho nguyu Diana naramubwira yagiye gucamo dia urabyibuka barabimbwiye pe bihita binabadaciyemo haciyemo nk'ukwezi bihita biba byose umva byikurikiranye noneho nk'imvura y'amahindu ndavuga ati mana. niyo mpamvu wamamaganaga kukwitaba ariko si ubwo ibibazo yo mana muya karame wabaye keza disi mama nuko nyine Imana no gutyo yahisemo kuko uracyakunda gutanga amafaranga ariko nsigaye narabigabanyije none ko iyo ntanze nanjye aribwo mbona amafaranga ni ukuri iyo maze igihe narigize ingona mbura amafaranga nkajya mbona ndi kuyabura nkayabura mana we nkongera nkashakisha abantu njyewe amafaranga mbona ntago ari icyo mba nabizi ni amafaranga mbona agiye nihera abantu ni ukuri kandi ni ukuri niko kuri
ab'igihumbi abe bibiri abo umumotari kwa kundi uri kumva Wow. umumotari Bosley Bosley, goodness blessings. Mbese Ukande yo jewe muyango Bosley Bosi wahageze shabano bose ninjye wabatumiye Bosi namwohereje yo share Bosley muyango Bosley nibagiwe Bosley ndashaka umusaba imbabazi karibu hano hano kwa kuri panel ya pastor kwa pastor nukuri karibanga Pete disi. rwose karibu kuba Bosley mwanyitabiriye murakoze disi muze tujye dusenga reka dusenga mbyihorere Nukuri baje baza dusenga. ni ukuri gusa ntabwo reka tuzahora mu urabona by'isi pastor urabona Bosley Mm. njye namubonye bwa mbere hano kuri TikTok nyine kwa kundi aza nyine abantu bari hano ku ma live bagatanga ama gift n'ibiki ba interested wumvishe ukuntu avuga ni umuntu uza mwese akabanza agaceceka ubu ntabuze nk'isaha amazeho hano ari kumva acecetse yumva atuje kumva ibintu abantu Bosley bavuga wanje. mani Lili, murabona ko abantu bakeneye amagambo y'ihumure. ni ukuri umva pastor ni ukuri mani Thank you. Abantu bakeneye amagambo umbereyeho y'ihumure. urabona Abantu bakeneye kamuhereza amagambo umwanya azamuke, kamuhereza umwanya. nta nubwo aba ashaka kuzamuka disi ni ukuri Bosley reka nze muzamure Bosley. kereka gusa aje akadusuhuza akigendera Ndaje none muzamure tena pastor patient ndaje ni muzamure. irihe jambo ni irihe jambo nka kano kanya wabwira nk'umuntu wumva ubu ngubu hari nk'umuntu uba ufunguye live nyine akumva nyine like atishimye cause hari abantu nk'aya masaha nyine aba ari maso y'ubuzima Reka n'ibitotsi muhe ijambo urebe. Thank you my yego sister. tuyishima Ijambo ushaka gutanga nigishije udahari. yo mbabarira disi naje ntinze nari mfite abashyitsi Twigishije hano twasengeye abantu barabamarira. yo twasenze pe Twasengeye abantu yakijijwe n'abantu hano hari abantu bakize imbere yacu ese mama Mige yo hari umumama wari urwaye akaguru utagendaga yakize imbere yacu pe yo n'undi mumama ku mugaragaro yego ku mugaragaro kabisa yo amajwi wumva mu matwi yawe kuyarwanya biba ni ukuri uzi umuti wabyo ya mpano Imana imumugisha nawe yaje Imana imugire neza. okay. Turamwakiriye ya mpano Imana imugire neza. Sindigera mvugana na ya mpano urabyumva urumva muya nari ndi gusenga to pray only that gusenga gusa ishusho y'uyu mupapa iranzira ya mpano sindamuvugisha urabyumva sindamubona situravugana ariko ishusho ye iraza irambwira ati mwandikira muri fake account. Ndamubwira ati ndifuza gusengana nawe Imana yamvuganye nanjye kuri wowe. Yama Yesu ashimwe. Ushaka kumyutinga umeze neza bese bamuhamagariramo. Guys, tap the screen. Mwatapinze kuri screen gatoya. Turi abantu 180 dushaka gutapinga gatoya. Share the live gatoya. Muya ngo shaho foto yawe niyo bashaka. Yama. Okay. Yes. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Murumva ko ari we? Umeze neza? Meze neza ndashimira. Sinakwandikiye. Ariko wagize ni umupasiteri oya nari ndi mu bintu byinshi ntabwo nari ndi tayari kabisa. Ntabwo wari tayari kuko wacaga mu bintu bigoye birumvikana. Ariko nyuma yo guca mu bigoye Imana ibihari. Buri wese agomba kubimenya icyo kintu. Duca mu bintu bitugoye nyuma y'ibitugoye Imana irahaba.
yama ngaho usuhuza abantu basi. muraho neza ndabasuhuje mu izina ry'Imana. Izina rya Yesu ry'Imana twamenye. Okay, reka ngusubizeho. Yama ngaho usuhuza abanyarwanda bagukunda. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, aho bari hose ni abana 183 bari hano. Nishimiye kubana nabo muri uyu mwanya wo gusenga. Amen. Ndashaka hari ukuntu ujya uririmba uturirimbo twiza, wanzamuriho akaririmbo gatoya. Ko bwije marakeho ijwi ijwi rirahari kuko n'Imana nkuko wambwira ati ngo pasiteri byuka ubwirize, ntabwo nabura ibyo kuvuga. ubwo se pasita mu turirimbo ahubwo twiwe ntabwo we wari kuvuga wenda iyo hari indirimbo ejo bundi yaririmbye yama indirimbo nshyashya y'urukundo ndetse bon bayita isi. Ngaho uririmbaho numve. Nta muntu wahindura ibihe usibye rugira udushyiriramo imiyaga ibihe bibi tukabicamo. Nta muntu wahagarika igihe cyawe turanga tukarema urwango urukundo rukatuvamo. Nawe uzancaho nta n'umwe uzamvaho, ndanabisengera ntanabiruhira. Wow. Mana yanjye ongera unyigishe gatoya. Iri kuri YouTube? Yego. Wait gatoya, rinda gato ndaje playing gatoya, sinabura kwita yumva iyo ndirimbo. Murumva ko iyo ndirimbo muya ifite message? Cyane. Rinda gatoya. Yitwa gute? Yitwa isi. Se Mutamba ari hano? Mutamba n'umwana wanjye. Abo bose urabazi? Mutamba shiza kudwa ni gute naba ntamuzi koko. Mutamba wanjye mana. Mutamba kataryama. Mutamba ntajya aryama.